bakuru kandi bake cyane nibo wavuga ko kuva bavuka bataricara ku igare, ikinyamitende cyangwa igikoresho cy'ubwikorezi gifite agaciro mu bihugu bikize ndetse n'ibikennye. Ariko ikinyamitende kigira agaciro gakomeye cyane mu gutwara imizigo mu bihugu bya Afurika ndetse no muri Aziya. Uyu munsi ku isi habarurwa amagare atari munsi ya miliyaridi na miliyoni 550. Ubushinwa nibwo bwariye kuko butunze agera kuri miliyoni 500. No kuvuga ko umubare w'amagare ahari ku isi aruta kure cyane uw'imodoka zihari. Utunze menshi kandi nabwo bukora menshi. Ubushinwa nubwo igare ritifashishwa cyane mu bihugu by'i Burayi nk'imodoka, ariko Ubuholandi buza ku mwanya wa mbere mu gukoresha igare mu bihugu by'i Burayi, uretse kuritunga ariko hari nabo ritunze. Mu bihugu biri mu Rwanda bo barikoresha nka taxi. Muri Covid inganda zikora amagare zarungutse cyane kubera ko zabaye inzira imwe yari ishoboka mu bwikorezi. Iyi ni Voice of Time TV. Reka tuvuge ku igare. Uyu munsi isi yose yanze amaso igihugu cyacu cy'u Rwanda kubera amasiganwa y'igare ari kuhabera. Ni amarushanwa ngarukamwaka ku isi, shampiyona y'isi y'amagare. Ni irushanwa ribaye ku nshuro ya 98, rikaba ari ubwa mbere ribereye hano mu butaka bwa Afurika. Byongeye kandi ni ubwa mbere ribereye mu Rwanda. Ese ubundi igare ryakozwe nande? Ninde wakoze igare rikaba rihuruza imbaga y'abantu kuri ubu rikaba riri kubera mu Rwanda? Ni gute ryaje kuvamo isoko y'amikoro kuri bamwe? Nanone uyu mwaka uzajya kurangira amagare arenga miliyoni 10 asohowe mu nganda. Habamo aya siporo ko yahariwe siporo gusa nyine, andi nayo akifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu duce two ku isi. Hari ibice bihindura igare nk'ikintu kidasanzwe ku buryo utwo duce kutubamo nta gare ubuzima bwaba bugoye cyane. Mu Rwanda mu karere ka Bugesera kazwiho kugira amagare menshi kuruta ahandi hose hano mu Rwanda, dore ko n'abagore baho banyonga igare badahisemo kwambara amapantaro, ari nyonga akenyeye igitenge, ibigaragaza ko ari igikoresho nkenerwa munsi ku wundi. Mu gace ka Bugesera kandi byavuzwe ko umugore igare ari ikintu atana mu rugo rw'umusore yashyingiwe. Mbere y'uko igare rihinduka umuco bene aka kageni, byatangiye ari ipine rimwe rikoze mu giti. Ipine rimwe ryonyine kandi naryo rikoze mu giti. Ipine riri mu bintu bya mbere umuntu yavumbuye nyuma yo kuvumbura gushyushya amazi, umwirongi ndetse n'ibindi. Kubera uburyo abantu biberaga mu ishyamba, byari bigoye cyane ko hagira ikintu bavumbura. Impamvu nari mvuze umwirongi ni uko umwirongi byari byoroshye kuwukora. Yumvaga inyoni iririmba akibaza ukuntu yakomeza kumva iyo ndirimbo, yarangiza agahitamo gukora umwirongi, ubundi akajya yicurangira yanjyana ya inyoni yaririmbaga. Ariko nyamara ibyo byose byari bito cyane kuko umuntu kugira ngo akore ipine nta handi hantu yigeze arirebera, byamusabye iki? Dore ko ari igitekerezo cye yakuye mu mutwe w'ubwe, nta handi arebeye. Ni hagati y'umwaka w'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 mbere ya Yezu, bikavugwa ko byavumburiwe mu bice by'i Burayi y'Iburasirazuba. Aka kanya bitekerezwa ko ari muri Ukraine y'iki gihe. Iyi pine yari yo gukuramo shariyo, igikoresho cyari gikoze nk'ingorofani. Shariyo bayizirikaga ku kintu kimeze nk'ingorofani bagashyira ku ndogobe ubundi igakurura. Haba guhinga cyangwa gutwara imizigo iremereye, indogobe yakururaga byose byarikoraga. Iyi niyo sekuruza tubona igare. Gukora ipine ni nabyo byavuyemo igitekerezo cyo gukora imodoka tubona uyu munsi, kuko bivuga ko imodoka ya mbere yagaragaye mu Budage. Gukora ipine kandi byahise byoroshya ubuzima mw'icyo gihe, dore ko guhinga byoroshye ndetse n'itumanaho naryo riroroha cyane. Mu 1918 nibwo inkuru y'igare yatangiye, ubwo Umudage yahendekeshagaho igihangano cye mu gitabo cy'amateka. Cyari ikintu gifite amapine abiri, kikagira igiti gitambitseho ndetse kikagira n'amahembe yewe naho kwicara. Iki gikoresho yacyise velocipede. Velo bisobanuye umuvuduko, naho pede bisobanuye ibirenge. Iki gikoresho ntabwo cyari cyo kwicaraho gusa, ahubwo cyari cyo kugendaho ariko utavunitse. No kuvuga ko wicaraho ukagenda ariko wicaye, waranyungaga n'ubundi bikabarwa nk'aho uri kugenda. Muri make cyihutishaga umuntu. Akimara gukora igare yarigenze ibirometero 14 mu isaha imwe. Ibyo byose byabaye ari yicayeho ibirenge biri hasi. Iki gikoresho bakimuritse Paris mu Bufaransa, amaze abakire baragikunda koko. Bahise bemera gutanga umusanzu mu buvumbuzi bushya. Ku itariki 27 z'ukwa 8 1973, ikirunga cya Krakatoa muri Indonesia cyararutse maze gihitana abantu barenga 36,000. Abantu 36 mw'icyo gihe byasaga no kwica abantu barenga miliyoni uyu munsi.
Mw'icyo gihe abantu bari bake cyane ugereranyije n'iki gihe, dore ko mw'icyo gihe isi yose yari ituwe n'abarenga miliyaridi imwe n'ibihumbi 600. Iki kirunga kikimara kuruka, ikirere cyuzuye umukungugu, abantu barokotse batangiye kubaho nabi, yewe batangiye no kwicwa n'inzara. Indogobe nke zarokotse zishwe n'inzara, izindi nabo ubwabo barazirya. Igare ryahise ribona isoko mu bice bya Indonesia na Aziya, dore ko ryari rifite agaciro kanini mw'icyo gihe. Gusa byose byari hafi ya ntabyo, dore ko ryatangiye kuzana ibibazo. Ryari rikoze mu biti, birumvikana nta fere ryari rifite, wicaragaho ubundi rikakumanura ahantu hamanuka. Yari imeze nk'itokoma. Ryatangiye kurekwa na bamwe kuko ryatangiye gusiga bamwe mu kaga bitewe n'ibikomere. Byageze aho riba iry'abajejeta faranga gusa. Byaje kongera gusubira ibudubi, maze hakajyaho igikandagizo bashyiraho na fere. Bari bamaze kurivugurura. Iki gihe abakire baguye neza kuko ntibari barifite gusa, dore ko ryagurwaga n'uwifite. Ku mugoroba mu muhanda wabonaga abakire batambuka bicaye ku igare, ni nka kwa kundi natwe tubona abakire bari muri za VWT ndetse na za Land Cruise. Haje kuza mu Bwongereza igare rinini cyane, ryari rifite ipine ringana n'umusozi. Iryo pine ryabaga riri imbere, inyuma naho akaba agapine gato cyane kanzugunye. Kandi ibyo byose nyine babikoraga kugira ngo umuntu nanyonga rimwe azaba anyonze intera ndende. Mu Bwongereza kandi baje kongera kuvugurura igare, nyine barigira igare ry'icyuma, aho byaje gusa nkaho igare ryari ritangiye kuvugururwa. Ryatangiye kugira ibikandagizo, bashyiramo rayirayi. Ibyarangira ahubwo batangira gushyiramo n'amaseri. No kuvuga ko birumvikana nyine ipine ryari bitangiye kunyonga neza. Niba barashyizemo umunyororo, byari bivuze ko haza gukenerwa n'amaseri azajya afata ipine nyine na rayirayi kugira ngo ribashe kugenda. Icyo gihe nibwo batangiye rero gushyiraho ibikandagizo by'ibyuma, bashyiramo amahembe, bashyiramo na feri, ndetse umuntu akagenda yicaye. Ndetse mu Bwongereza baje no kongera bagabanya rya size y'ipine, batangira kunganya n'amapine. Amapine batangira kuyarekeshyanya, nibwo bakoze igare rifite ipine ry'imbere ringana n'iry'inyuma, ku buryo umuntu yicaraho ukabona ko ari stable. Muribuka ko mbere umuntu yahagararagaho ku buryo yabaga yicaye kuri iryo gare ryari rifite ipine rinini, wasaga naho amaguru yawe agera neza uteganye n'umuntu uhagaze, amaguru yawe yageraga neza hano mu rukenyerero. Birumvikana ryari igare rifite ipine rinini, kandi kuryurira ntago byasabaga kwita ko wurira gutyo gusa, byabasaga nkaho kukurira urwego. Ni ukuvuga byasabaga kujya ku mukingo, ubundi ukicara kuri iryo gare kugira ngo ubashe kuryicaraho. Ryari igare rirerire, Ubwongereza baje kurimanura. Gusa ntabwo ibyo byarangiye, ahubwo haje kugerwaho n'amagare afite iminyururu rero igenda yihinduranya. Ni ukuvuga ya magare ya vitensi nayo nuko yatangiye kuvuka, ku buryo ushyiramo vitensi umunyururu ukihinduranya ukajya mu wundi. Ni nabwo havutse rero amagare ya siporo tubona aka kanya. Ayo magare ya siporo yahise aharirwa siporo, akaba n'andi yo gutwara imizigo batangiye kwagura. Hari aho batangiye kuzana udushya, bagashyira akabogisi imbere mu mahembe, aho umuntu yicara rwose akabikamo utuntu, ariko n'inyuma ashobora gutwara undi. Ayo ni amagare atwara ibintu n'abantu. Ibyarangiye kuko byarakomeje, igare rya siporo batangira kurihereza ibiro bitoya, kugira ngo wenda mu gihe umuntu ari muri siporo atananirwa cyane nka rya rindi rinini. Nibwo bakoze rero igare rya siporo ryahise ko rihindura byinshi. Abakire batangiye kurigura, batangira rero kurigendaho, dore ko n'icyo gihe n'imodoka zatangiye kuvumburwa. Murabyibuka ko imodoka igitekerezo cyayo cyavuye ku ipine ryari ryakozwe rero ryifashishijwe mu igare, kuko twari twatangiye tubivuga. Icyo gihe rero amamodoka rero yaratangiye kuvuka. Muri icyo gihe rero abakire bari bafite igare batangiye kubona rero kugira igare bidahagije gusa, ahubwo bumva ko bagomba no gutunga imodoka. Icyo gihe rero amagare yaratangiye guta agaciro, batangira kurema ibindi, wenda hazamo na moto. Moto nayo yayisizamo, ariko igare ritangira guta agaciro muri icyo gihe. Nibwo rero hatangiye gutangazwa rero uburyo igare ryatangira kuvamo amaronko, rikifashishwa mu mibereho ya buri munsi.
ntabwo byaje kurangirira aho kuko igare batangiye kujya baritwaraho imizigo haba hano mu bihugu bya Afurika bimwe ndetse n'ibihugu bya Aziya ndetse no ku mugabane w'Abanyaburayi, dore ko ryatangiye kuba igare ari ikintu cyoroshya ubuzima, haba ku barikoresha cyane cyane ku ba evangelist cyangwa babandi bazanye ivanjiri muri Afurika, bazanye inkuru nziza mu kwigisha rero abaturage bagendaga n'amaguru. Icyo gihe ariko igare rije bahise ko babona ko rishobora koroshya ibintu, koko nibyo ryoroheje ibintu, aho batangiye kurikoresha ritangira rero kubyazwa umusaruro. Serivisi rero wakoraga n'amaguru bakavuga ati ushobora kujya ku igare ukaba wayishyurirwa. Icyo gihe rero byatangiye kuba nk'aho igare ritangiye kugira agaciro. Mu mwaka rero ntari kwibuka neza ni nabwo hatangiye rero amarushanwa agiye atandukanye avuga uburyo rero umuntu ushobora kubuza igare ashobora guhembwa cyangwa se ashobora kujya ku mwanya wa mbere bakareba uzi kuritwara. Ni nabwo hatangiye inkomoko rero y'amarushanwa tubona aka kanya, haba amarushanwa ya shampiyona y'isi y'amagare, haba amarushanwa ya Tour du Rwanda, nayo rero byose byakomotse ku nkomoko y'amagare. Ubwo rero igare babonaga ritangiye guta agaciro, imodoka zaratangiye kuza, batangira kwibaza rero uburyo igare ryatangira kugira agaciro. Ariko hagati aho igare ryari ryaratangiye kuba nk'ikimenyetso rero kuri bamwe, dore ko buriya ku mugabane w'Uburayi ntabwo igitsina gore cyari cyemerewe gutwara igare, ahubwo kuritwara byasabaga ko uzaba wambaye ipantaro. Ni naho hakomotse rero amapantaro mubona yambarwa n'abakobwa iki gihe, dore ko wayambaraga ugiye kujya ku igare, ntabwo wari wemerewe gutwara igare utambaye ipantaro, kandi wabaga uritwaye yari wa muntu nyine wabihariwe uburenganzira, ntabwo ari buri wese wapfaga kuritwara. Gusa bamwe rero baje gukomeza kubirwanya, abanyepolitike ndetse n'abanyamadini benshi bakomeza kubirwanya bavuga ati ntabwo bikwiye rero ko mu igitsina gore gitwara igare. Icyo gihe rero bakomeje kubirwanya, ariko byose byaje kuba iby'ubusa. Baje no gutangiza amarushanwa. Icyo gihe rero imodoka nazo zari zitangiye kuza mu bintu, zifata umwanya munini cyane, dore ko zahise ko zisimbura nyine amagare. Babona rero nta yindi gahunda ihari uretse gufata igare bakaryongera agaciro ari uko barishyize mu marushanwa. Ni nabwo amarushanwa yaje rero, tukaba tubona aya marushanwa. Ariko amarushanwa rero akaba yaraje bitabaye cyangwa se batagendeye kuri ya magare tuzi aya siporo tubona, aya n'aya vuba. Batangiriye kuri ya magare manini benshi bazi nka matabaro, niyo batangiriye mu marushanwa. Gusa byabaga bigoye cyane kuko ho nta mihanda yabagaho, batangiraga gukoresha nyine imihanda y'ibitaka ku buryo bashoboraga kugenda hafi iminsi 5. Ni iminsi 5 bakora agace kamwe, bavuga ati turava aha wenda tugera aha, aho bageze bagacumbika, nuko bakongera gusubukura ku munsi w'ejo cyangwa undi munsi ukurikiye. Byabaga ari ibintu bigoye cyane, ariko muri byose bakihangana bagakomeza kubicamo. Byaje rero kuba internationali, igare rihabwa agaciro. Mu guhabwa agaciro rero batangira rero kuryamamaza ku isi hose, igare riramenyekana. Kuri ubu ngubu umuntu uzi igare akajya mu marushanwa ribasha kumutunga. Yaje rero kugezwa muri Afurika, nibwo batangiye kuribyaza umusaruro, aho hamwe mu duce tumwe twatangiye rero kujya dutwara abantu ndetse n'imizigo. Hari uduce ubundi ushobora kujyamo udafite igare bikakubera imbogamizi, wenda twavuga nk'agace ka Bugesera buriya bavuga ko ariho hari amagare menshi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko ari igare ridatwarwa n'umugabo gusa, ahubwo n'abadamu bararitwara, dore ko bo banaritwara bambaye igitenge. Bavuga ko ari ikintu gifite uruhare runini mu mibereho yabo ya buri munsi, ribafitiye akamaro kanini cyane ndetse cyane, dore ko baryifashisha haba mu kujya kuzana ibintu, gutembera se, cyangwa se kujya kure y'ahandi bashaka gusura, kujya gukoza utuntu. Ibyo byose barabikora. Byaje gukomeza rero gufata intera, aho igare ryaje guhabwa agaciro rero mu mijyi imwe n'imwe. Nubwo rero abanyaburayi buriya baza ku mwanya wa mbere mu bantu badakoresha igare,
wenza nka Amerika bakoresha igare gake cyane. Gukoresha imodoka biracyari imbere mu banyaburayi. Gusa hari ibihugu byinshi byahaye agaciro igare nubwo birengagije ko imodoka zihari. Murabizi no mu Rwanda hari igare genda ukaryegura ukishyura ubundi ukariparika. Nibaze ko bakoze na parking y'igare n'ibintu byose bidasanzwe baruguhereza agaciro rero igare. Ibyo byose rero ni ibintu bigenda abigira inkomoko rero y'igare, bikaba ari bihereza agaciro, rikaba ari amaronko kuri bamwe, rikaba rifitiye rero agaciro benshi cyane, ndetse n'abantu nyine baje mu marushanwa bakemera kumanuka izo za mahanga bakaza ino mu Rwanda baje guhangana kugira ngo berekane talent yabo mu gutwara igare. Ni ibintu rero bifite agaciro, ni ibintu byahawe agaciro. Nubwo rero twari tumaze rero kuvuga ku nkomoko y'igare ndetse na byinshi ku igare, buriya rero icyo twababwira nuko shampiyona y'amagare mu Rwanda nayo irimbanyije. Bageze ku munsi wa 4 kuri ubu ngubu nibwo bagezeho amagare akomeje rero guca ibintu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho isi yose rero iri gukurikira u Rwanda kugira ngo ibashe gukurikira umukino wa shampiyona y'isi y'amagare. Bakomeje rero gukurikira iyi shampiyona rero, aho rero hakomeje kugaragaramo udushya twinshi tugiye dutandukanye, n'udushya twagiye tugarukaho rero n'ibitangazamakuru, aho hagiye hagaragara abazungu bagenda baganira na bamwe rero mu bakunzi b'amagare hano mu Rwanda, birumvikana n'abanyafurika. Aha hagiye hagaragara wenza twavuga nka Mitsutsu wahawe umupira wa yellow, umupira uhabwa ubundi watsinze, ariko ni ya mipira nyine bagenda batanga mu bafana. Mitsutsu rero numwe ukomeje rero gushyigikira iyi shampiyona rero nk'umwe mu basitari bakomeye hano mu Rwanda, dore ko ubona ko abandi basitari cyangwa se abacontent creator benshi bagiye baritirera umugongo. Hagaragaye rero n'umwe mu bazungu wagaragaye yuriye igiti, ibintu byatangaje benshi ndetse bikanabatungura. Ibindi byatangaje benshi rero Mwiyi minsi rero ingahe 3 ishize yonyine, hagaragaye impanuka imwe niyo yamaze kuba mwiri rushanwa, aho hari umukobwa waruguye. Ikindi twababwira rero cyagaragaye mwiri rushanwa nuko hari umukobwa warize akimara gutwara umudari wishimye, aho yarize avuga ati ubu ngo barasezeye imyaka ye imuvanyemo. Ni byinshi rero byaranze iri rushanwa, tuzakomeza tubibagezeho. Icyo ngusaba rero no gukanda subscribe hano kuri Voice of Time TV, ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza bibera hano bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Nge nyita DJ Wakanda Famous, abashimiye.